reka tubasuhuze abantu batandukanye, abantu bari mu bihugu bitandukanye muri Afurika, abantu bari mu Rwanda, abantu bari i Kigali, abantu bari i Kigali hariya ku Muhima. Reka namwe tubasuhuze, abantu bari hariya muri Bitumahe, umeze mute? Abantu bari Nyarutarama, twizere ko mwese mumeze neza. Ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV ni igisubizo kuri wowe. Inkuru tugiye kugarukaho mu gihe abantu bakomeje kugenda bakumira ibintu byo guhura rusange bitewe kuri kwirinda icyorezo cya coronavirus, nuko ni inkuru zikomeje kuzana udushya nyuma yuko twaje tubona inkuru zitandukanye, nk'umusore avuga ati kubera lockdown cyangwa se guma mu rugo byatumye mfata umwanzuro wo gushaka, ariko mabukwe ari kundeba nabi cyane. Twaje tunareba n'abandi bantu bagenda bagira mu kanya, turaza kubagezaho n'inkuru y'uko amatorero nayo yamaze kugeza ubusabe bwayo n'ingamba zifatika ku kigo cy'imiyoborere mu Rwanda RGB, berekana uburyo ki mu gihe amatorero yaba afunguye byaba bimeze. Ariko inkuru tugendeye aka kanya nuko hari umusore wakoze agashya, ariko navuga ko harimo no kwiyahura. Ni umusore yatereye ivi imbere y'inyamaswa mu ishyamba kubera icyorezo cya coronavirus. Mu gihe benshi batumira inshuti n'imiryango bagiye gutera ivi, hakabaho ibirori, ubu siko bikimeze kuko benshi hari abari kubikora rwihishwa, cyane ko ibikorwa bihuza abantu benshi bitemewe, cyangwa se abangaba nabo bakabikora nta muntu uhari kuko bitemewe guhurira hamwe kw'abantu benshi mu rwego rwo kwirinda kwandura ndetse n'ikwirakwizwa cy'icyorezo cya COVID-19. Umusore wo mu gihugu cya Uganda, reka mpite nsuhuza abantu bari Uganda, abantu bari hariya Kabare, abantu bari Imbarara, abari Kampala, bari Nambole, abantu bari Nsamvya, mumeze mute? Hanyuma ni umusore wo mu gihugu cya Uganda, we yatereye ivi muri parike imbere ya za Gasumbashyamba. Gasumbashyamba ni twa tunyamaswa tureture cyane twiyo tugiye kurisha twirishiriza ari hejuru mu bushorishori, two bita twa girafe nyine. Hanyuma rero uyu musore we yahisemo guterera ivi aho ngaho. Gafotozi ukomeye mu gihugu cya Uganda witwa Makoma National utwara ba mukerarugendo muri iki gihugu, yatunguye umukunzi we, arapfukama ashyira ivi hasi, niko kumusaba ko yazamubera umugore, undi nawe arabyemera. Ariko ahangaha reka noneho mbabaze nawe ushaka gusubiza ikibazo, undi bijya bibaho abantu bagatera ivi nk'uko bakabyanga cyangwa biba bimeze gute? Ariko nanone kuki abasore aribo batera ivi cyane? Abakobwa ntabwo bo bashobora kuritera ngo rigere hasi? Wabona yenda ari wo muco w'uko abasore bagomba gupfukamira abakobwa mbere y'uko babana, ariko ntawamenya. Rero ahangaha ni gafotozi ukomeye mu gihugu cya Uganda witwa Makoma National utwara ba mukerarugendo muri iki gihugu, yatunguye umukunzi we arapfukama ashyira ivi hasi, niko kumusaba ko yazamubera umugore, undi nawe ati yes. Hanyuma ibintu byose birihuta. Harase ninde wari uzi ko muri 2020 abantu bazaterera ivi mu ishyamba hafi y'inyamaswa? Uri kubibona rero ku mafoto, hari twa Gasumbashyamba, hakaba n'umusirikare hari ashobora kurinda parike mu ishati ya kake. Abantu mwiganye kake mwese reka mbasuhuze, mu ishati ya kake ndetse no hasi bambaye cowboy. Umusore rwose yateye ivi, umusirikare uri hariya nawe arimo arabwenyura cyane. Za Gasumbashyamba nazo ni ebyiri, kuba bateye ivi umusore n'inkumi ni babiri, Gasumbashyamba ni ebyiri. Kweri. Hanyuma reka dukomeze. Ushinzwe umutekano wari imbere y'aba bombi ndetse n'utu dusumbashyamba, nibo babonye ibi birori, ndetse nta gushidikanya ko ntabwo bakomye amashyi. Wenda wabona nk'izi za Gasumbashyamba zavuze abana b'abantu mugira menshi, ariko wenda umusirikare we yakomye amashyi. Ariko se koma amashyi ufite imbunda hafi y'inyamaswa nabyo ntibyoroshye. Hanyuma ni ifoto yagiye ikwirakwira cyane kuri Twitter zitandukanye. Uyu musore yagaragaye ari kwambika impeta uyu mukunzi we imbere y'uyu mugabo ushinzwe umutekano wari ufite imbunda ndetse n'utu dusumbashyamba. Uyu mukobwa wambitswe impeta n'uyu gafotozi yitwa Lona Asimwe,
reka nsuhuze abantu bose bitwa ba Asimwe, hari Asimwe William hariya mu karere ka Nyagatare, reka ngusuhuze cyane. Asanzwe afite iduka ryitwa Amani Rolex Booth, riherereye Imbarara, ahangaha ni mu burengerazuba bwa Uganda, ndetse ngo yize muri kaminuza ya Makerere. Rona Asimwe yagize ati twagiye muri parike dufite gahunda yo kwifotoza gusa, iby'impeta ntabwo byarimo, ko ari ukwifotoza gusa, niyo mpamvu twagiye twembi gusa. Aba bombi rero batembereye muri parike ya Queen Elizabeth, hariya ni mu gihugu cya Uganda, no mu ishyamba rya Kibale, bagirana ibihe byiza byavuyemo no kwambikana impeta y'urudashira. Hanyuma Amakoma yavuze ko byamutwaye ibyumweru bibiri ategura ko azatungura umukunzi we. Yavuze ko yavuganye n'umurinzi wa parike ndetse na Gafotozi ngo bari bazi gahunda ihari. Yavuze ko yari yifuje gutumira umukunzi w'imbere y'udusumbashyamba, abigeraho. Sore mwebwe muri kuriterera hehe muri iyi minsi? Amavi yanyu muri kuyaterera hehe? Usanga umuntu aravuga nzaza mu ivi ryawe, nanjye rero muzantumire nze mu ivi ryanyu. Ibihe by'ibintu byose birihuta, ariko kandi kujya bita gusiga umuvuduko TV ni igisubizo, ariko nizere ko barebye neza. Ejo muri tuzumva n'abandi baritereye ku mugongo w'ingona, abandi komsisi ntawamenya, ariko bajye bagerageza bajya ahantu hatashyira ubuzima bwabo mu kaga, cyane ko twagiye tubona ko muri iki gihe urubyiruko bw'umwihariko bari mu bantu basa naho bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga, bameze nk'aho barushanwa. Ariko akaro karagashya ko muri Uganda uko umusore yatereye ivi imbere y'udusumbashyamba. Reka nkubwire nti ushaka kujya hariya ku Muvuduko TV, niba ushaka inkuru nk'izo ugakora subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana. Ushobora gukanda hariya ku nzogera, ushobora kudropinga your comment kugira ngo utubwire uti ariko mwazatubwiye kuri documentaire ya runaka, mwazatubwiye amakuru ya runaka aho twamubuze, hanyuma bikagenda neza. Twagiye tubabwira amakuru atandukanye kandi ari pya twebwe tuba twayaryajije. Reka rero mbabwire ntimukomeze kugubwa neza no kugira ubuzima buzira corona. Ciao.